kuri Mama Charlene TV cyane Mama Charlene. Urabona nukuyikora gutayifunga kuko itaruka cyane. Ngiye kubumbira. Mezite. Alhamdulillah rabbil alamin. Amena. Iyi kawunga noneho reka mbabwire mukuri iraryoshye. Hanyuma rero ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Murabibona ko ari wa munsi n'ubundi tugezemo w'igikoni. Murabona imyambaro nambaye kandi muranabibona neza ko turi mu gikoni, mbese mwamaze kuhamenya. Hanyuma rero nkuko ubushize mwabibonye, twazanye umuntu uturutse ahantu nyine atwigisha guteka inyama zari ziryoshye narabumviye. Nkuko rero twemeje kuzajya tubagezaho guteka ibiryo bitandukanye kugira ngo tubereke twebwe iwacu uburyo duteguramo ibyo kurya, hanyuma tubihuze n'ibyanyu mu bihuze n'ibyacu kugira ngo turusheho kurya ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu ntabwo turi mu marushanwa, ahubwo uko wabonye ntegura ibyanjye iburyo umbwiye uti uzongeremo iki, cyangwa nanjye mba nkubwiye ngo uzongeremo iki, tukarushaho kurya ibyo kurya bitandukanye. Rero narabakunze cyane, narabibonye muri comment ukuntu muba mwabanye natwe mukadukurikirana akantu kose, ariko twongeye kugarura mwene data kugira ngo adufashe. Ubwo nyine nawe urabyumva. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, ariko ntabwo ari umushyitsi, ni umusangwa. Ntabwo ko ari umusangwa, turamwakiriye. Ni karibu sana iwacu kuri Mama Charlene TV. Turakwakiriye. Ngaho ibwire abadukurikiranye asanga aribwo bwa mbere bakubonye, ubibwire aho waturutse nuko. Nitwa Isabelle Mutesi, naturutse Musanze aho bita muri Ibiza Resort iherereye Musanze hotel. Yego. Rero uyu munsi nari naje gufatanya na Mama Charlene ngo duteke kawunga. Aha, mwabyumvise. Nyine abantu babiteka kwinshi gutandukanye, ariko hari n'ukundi kuntu umuntu ashobora kuyiteka. Yego. Kandi byiza. Byoroshye. Yego. Tugiye kwifashisha ifu. Irahari. Akuko. Isafuriya yo kuza kugabanyirizamo amazi. Hari amazi nshaka gukorogesha ifu. Noneho urabanza uyikoroga. Ubundi ngiye ukuntu nyiteka. Yego. Ndabanza nkakora igikoma. Yego. Urabona uko uteka igikoma. Ndabanza nkakora ifu, nkayishyiramo. Deja nshatse natangira urabanza ugakoroga ifu y'igikoma. Kuko amazi ndabanza nkateka amazi the first of all. Yego. Amazi agashya. Yego. Yamara gushya nkategura ifu yayindi ba iri mu mazi kwa kumuteka igikoma. Ko murabibona. Abantu bose ndabyereka muzi guteka igikoma. Warangiza ugasuka ugapfundikira. Ukareka ibyo turaza kubireba mu kanya. Ahubwo turashaka none aha ubanza tubwire ibintu byo kwifashisha. Ariko mbere yuko abitubwira, icyo nabonye ku bintu byo kwiga guteka cyangwa kureba ibyo uko abantu bategura iwabo mu ngo, nuko nabonye ko ushobora kurya kawunga uyitetse mu buryo burenze bugeze no mu 10
uyitekera abantu, ukayiteka itogosheje, ukayiteka ikaranze irimo ibiki, ukayirya mu buryo butandukanye kugira ngo utayihaga. Hari n'igihe umuntu aba yabuze y'umuceri yifitiye kawunga gusa, bijya bitubaho mu buzima, hanyuma ugateka mu buryo uyu munsi bumwe, ejo ugateka mu bundi buryo, ibyo bigatuma abantu batayirambirwa. Uyu munsi turasa nkaho turaba twitogosheje. Yego, hari n'uburyo nabwiteka ikaranze. aha, mbese ni uburyo bwinshi. noneho tudatinze reka tubibereke, turifashe ni ibiki biri bukenerwe. Kawunga ngiyi ndayifite, barayibona, hano banza ubereke ibintu bikoreshwa, ibintu bikenewe. Kawunga ariko nanone ntuzajya kureba ngo urebe ya kawunga imwe yamaze gusaza yarajemo imungu, ujye ureba ahantu hari kawunga ubaze uti munyereke kawunga nziza kurusha ibindi. Yego, aka rero nako ndi bwifashishe nkorogeramo yafu yanjye. Yego, akaba akita umutozo. Yego, ni umutozo w'Abanyakigali. Iyi safuriya iramfasha kugira ngo nze kudahanura kuri ya mazi ashyushye, uze n'iki gikombe. Aya mazi niyo uri butekemo amazi. Iyi ngiyi, aya mazi rero niyo ndi bwifashishe mu gukoroga ifu. Ubwo rero tugiye gutangira, ngiye guterekaho amazi, ubundi hasigaye neke kawunga yanjye. Mwabibonye rero, mukomeze mukurikire uburyo agiye gukoroga igikoma cya kawunga agateka kawunga. Umuyede kiraho amazi. Kiraho amazi. Yede tayeri. Ate ngo wangize umuyede? None mwazampaye akazi muri hoteli. Turagutumira vuba cyane. Ubuyede kwizina. Ariko kugira ngo ibintu tubikore byihuse. Yego, reka ngire ntya. hanyuma y'amazi rero, yego, terekeraho amazi abanza mbere ya byose. Yego, ubwo amazi ariho ngiye kuba ntegura na cyafu ni igikoma ariko navuga. Yego, hano nareba nibarebe ukuntu utegura. Ariko rero afite ikibazo, iki gikoma ubu iyi niyo iri buvemo kawunga? Oya, ni ukuvuga ngo iki gikoma urabanza ukakireka kigashya. Kigashya kigahubirana, mbese kigashya neza. Noneho kwa kundi ugenda wongeramo agafu buhoro buhoro, niko kawunga igenda itubuka. Itandukaniro se ririmo no kuba wasuka mu ifu n'iriye? Itandukaniro n'iriye? Uhita usuka ifu mu safuriya. Yego, hari ukuntu ugenda usuka mu mazi. abenshi bakunda kubiteka nk'ubugari bw'imyumbati. Yego, kandi biriya bitera mu nda cyane rwose. Ubundi urabanza ugakora igikoma ukagiteka, ukabona ko cyari ari igikoma. Yego, ukabona ko cyari ari igikoma neza. Ubu yafu yanjye kwanza gukoroga igikoma nk'uko abantu bateka igikoma. Yes, hano ndagenda nanabereka uburyo ugenda wongeramo kugeza kawunga yanjye. ni ukuvuga ngo bino hifashishwa amazi n'ifutu, nta kindi kirungo, nta bindi. Amazi yacu rero yamaze gushya. Ubu ngiye kugabanya yadahanura. Yego, kuyadahanura, amadahanura. Ndemesheje musa. Akoresha ukuboko, nibyo byiza. Ngiye kudahanura. Ariko biterwa n'ingano ya kawunga ugiye guteka uko ingana. Ngiye guteka kawunga itari nyinshi. Ingenzi ni ukubanza guteka. Fashisha. Nda gikoma yafu yacu twashyize muri y'amazi. Niyo ngiye gushyiramo hano.
Masharia mushaza yigishije ku economiza nsigaye nzi ku economiza. Economy. Niba kureba kama meyo kare. Ubu hano ni cya gikoma turi gukora. Fundikiye. Hamwe mfundikiye. Kira mu jisho. Rero iyi kawunga iranatwikana. Mbona hari guturuka nk'amasasu. Niyo mpamvu kugira ngo itanumwika buriya mfite amasekatrice ya za kawunga. Urabona ni ukuyikora kutayifunga kuko itaruka cyane. Yego. Niyo mpamvu urabona ko yatinya gukoraho umupfundikizo. Igikoma kirataruka cyane. Kirataruka. Nibyo. Ukagenda ukoroga. Ngenda ukoroga ariko ukinda guhita ukuramo umupfundikizo kuko ya mupfundikizo iragutwika. Iki ni igikoma. Nicyo gikoma nyine turashaka kimaze gishye neza. Okay. Urabona isafuriya ajyanwa igihe no mutingito. Yego. Mama ni nabi ntakijya komeza agira. Cyane. Kawunga rero gutya tuba twayitetse igenda itaruka. Icyo nabonye cyo ni uko itaruka cyane ishobora no gutarukira mu jisho. Ni uguhunga. Ni ukuvuga ngo ugenda wongeramo agafu. Nawe ubanza utinya gushya ko. Utinya kubi. Ugenda wongeramo agafu. Niko igenda igabanyukana nko gusimbuka. Iyi gahunda rero ntekeraho itubura na kawunga n'abantu bafite umuryango. Ahubwo ndabibona. Umuryango munini. Iyo baje guteka igikoma. Ahubwo ubu buryo ureba ibi bintu nibyo ko abantu babyiga ureba ukuntu none binatubutse birashya nta biti rimwe kumwe duhonda hanze ngo hagiye byahuriye urabona ko ekonomi umwenda mbabwira za ekonomi zanjye hano ni mahwi nzajya mbukoresha kuko ni ekonomi. Umva ibintu ndabikunze cyane kuko utabyumva. Hari umuntu wajya ngo nyirataho mfite murumuna wanjye baramwemera n'ikibamba ni magagari nyine mbuzi guteka kawunga ariko ubu namukuyemo nanjye uretse nzamwereka ukuntu nsigaye nzi ikoranabuhanga ryo guteka kawunga. Muri make umuntu agenda yongeramo ifu bitewe n'ibyo uyikundamo. Hari umuntu uyikunda ifashe cyane, hari umuntu uyikunda idafashe cyane. Yego. Noneho reba ubu buryo ukuntu bwo buruta ubundi. Mu bundi buryo tujya tugenda twongeramo amazi. Kawunga nyine dushyiramo kawunga tukagenda twongeramo amazi nyuma. Ariko ubu buryo ni ukongeramo ifu. Ubwo ni ubundi buryo. Kongeramo amazi si bwo ntabwo witeze kuko bateka ubugari bw'imyumbati koko. Oya. Irashya neza kandi nyine niyo mpamvu abantu baba bakeneye uburyo butandukanye. Ubu ngubu nibwo nkunda cyane. Kuko ubu ngubu bumfasha ko yahiye kuko yitekera. Ubu buryo rero impamvu njye nabwemeye ni impamvu nk'ebyiri. Iya mbere ni ekonomi. Iya kabiri ni hazamo udutirine. Twa dutirine two muri kawunga. Kawunga yacu yahiye. Yanafashe. Fata ikimamiyo. Ureba? Yafashe. Ubu noneho igisigaye ni ukuyagura. Shyiraho iyo sahani hano hejuru. Ngiye kubumvira
imeze ite Alhamdulillah rabbil alamin. amena Iyi kawunga iroroshye kandi ntiyoroshye cyane, ntabwo tirime iranasa neza. Noneho bishatse kuvuga ngo nitujya noneho kuyirya muraza kubibona iraba yamaze kumera. Reka tuyegeranye. Aya ni amazi. Y'amazi twadaharuye. Niyo agiye kudufasha kuyegeranya. Yego. Kirushe. Sawa. Sawa. Noneho reka mbabwire, nimba hari ikintu cyiza ni ukumenya guteka. Cyane ukuri. Urebye bya kawunga bajyaga baduhaho ntavuze. Bakabirya ariko no ukabona bashyizeho isanga ya kawunga. Kawunga itanahiye. Umujinya ukakwica. Abacu bongeye guteka bya kawunga. Mama yongeye guteka. Ntabwo kawunga. Ariko umwana wariye nka kawunga imeze gutya ntabwo avuga ngo mama agiye guteka ngo bya kawunga. Nuko biba bitetse nabi. Hanyuma rero bisaba kugira ngo uteke ishyi. Yes. Iwambi. Noneho imeze nk'umureti. Kandi ukunda kuba. Ntabwo nkunda cyane kuko nshaka kumera nka Miss Pamela. Ariko nashaka gukora. Ariko ntabwo nagucura. Nawe fata neza twumve. Mukuri iraryoshye. Hanyuma rero turagushimiye kandi turagushimiye cyane kuri Mama Charlene TV uburyo ukomeje kuba umufatanyabikorwa na Mama Charlene, ukaba ufata urugendo uva i Musanze ari nawe wampamagaye ukambuti ndashaka kuzaza kwigisha abantu bo kuri Mama Charlene abakunzi bacu kuko nawe urankunda tubigishe guteka. Ugabira dutekeye inyama hanyuma ubu dutekeye kawunga. Turagushimiye. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi nizere ko n'abakunzi banjye bafashe tugushimire. Imana nawe ijye kugoboka byakomeye. Ngaho rero mukomeze kugubwa neza. Ibi bintu nubikora bikarya uzambwire. Turabakunda cyane. Love you.